Yesu ashimwe bene data, Uwiteka bagirire neza, amahoro y'Imana reka akomeze abane namwe. Kaze rero mu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku kintu twita umusaraba, abizera umusaraba ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu bw'umwuka. Umusaraba ukozwe mu giti. Umusaraba ukozwe mu giti, cyane cyane uwo Yesu yabambweho ni mu giti. Umusaraba kandi iyo tuvuze umusaraba ntago twumva ibinezeza, iyo tuvuze umusaraba ntago twumva ibishimishije, ahubwo ku musaraba iyo tuwumvishe twibuka ibyo Yesu yakorewe ku musaraba. Ku musaraba Yesu yarasuzuguwe, ku musaraba yarashinyaguriwe, ku musaraba yarababajwe, ku musaraba yamennye amaraso, ku musaraba yarawuhetse, yarawugendanye, uramushegesha. Ku umusaraba mbese ni ikimenyetso navuga ngo kitari cyiza kuri bamwe kubera yuko hariho ububabare gusa, ariko ubu bubabare nanone buzana ibyiza. Ni ukuvuga ngo niba umusaraba uzana ububabare, niba umusaraba uzana gushinyagurirwa, niba umusaraba uzana gucirwa mu maso, gusuzugurwa byose bishoboka, ariko nyuma yabyo tubona umusaraba, tuwubonamo gucungurwa, umusaraba tuwubonamo ubugingo buhoraho. Ibi rero abataramenya Yesu, abataragera mu nzira y'agakiza, ntago wabibabwira ngo babyumve. Ntawe ubyumva kubera yuko umusaraba nyine umenywa n'abawugezeho, umusaraba umenywa n'abawuzi. Rero umuntu wageze ku musaraba, ikindi kintu tumenya ku musaraba ni uko umusaraba ari kimwe mu bizana impinduka za gikristo, ni kimwe mu bituma umuntu ahinduka bya nyabyo akaba uwa Kristo koko. Umusaraba rero urumva, nubwo tuwuzi kuri byinshi, ariko ikizima ni uko uwageze ku musaraba ahinduka, kandi agahinduka ahindutse. Iyo wageze ku musaraba kandi ab'isi barakumenya kubera yuko ntuba ukimeze nkabo. Iyo wageze ku musaraba kandi ibinezeza by'isi ntago biba bikikunezeza, ahubwo urangamira iby'ijuru, ukarangamira iby'umwami Yesu wagupfiriye kuri uwo musaraba agushakamo. Abantu rero batarawugeraho, abantu bataragera ku musaraba nk'uko imvugo ya kirokore ibivuga, muzajya mwumva abantu benshi bavuga ngo nuko nageze ku musaraba. Utaragera ku musaraba koko ntago aba ari agahinduka, ntago aba ari akazinukwa bya bindi bibi bya kera, kuko iyo ugezeho urabizinukwa, ukumva yuko koko ugomba guhinduka kubw'umwami wawe wagupfiriye, ukumva yuko ugomba nawe gupfa mu mwuka, ukareka bya bindi bya kera, ukavuka uri mushyashya, ukavuka uri mushya, bya bindi bya kera bakibagirana, ahubwo ukavukana ibishya muri Kristo. Umusaraba rero ni kimwe mu bituma tuvuka bushya, tugahindurwa bashya muri Kristo Yesu. Rero umusaraba nubwo ukomeye, nubwo kwakira no kuba mu byawo cyangwa se kuwugeraho no gupfa muri Kristo ukazuka bikomeye, ariko ufite inyungu nyinshi ku bizera. Rero muri mu Bagalatiya mu gice cya 6 dusomye iri jambo ririmo ku murongo wa 14 ngo ariko njyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Amen.
bivuga ngo rero umusaraba w'umwami Yesu utera umuntu wawugezeho kubona iby'isi nk'ibibambwe. Bisobanura ngo iki? Ni ukuvuga ngo ikintu cyabambwe nta muntu ucyifuza, kuko ikintu cyabambwe ntago kiba mu maso y'ab'isi, mu maso y'abantu ntago kiba gifite agaciro. Ni ikintu kiba cyasuzuguwe, ni ikintu kiba cyaciriweho iteka, ntawe ucyifuza. Bivuga ngo rero uwageze ku musaraba ntago yifuza bya bindi ab'isi bifuza. Ikindi kandi ngo nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Iby'isi nabyo bikubona nk'ubambwe kuko uba utakibyifuza, ntago bikubona nk'umuntu nyine ubyifuza ubishaka. Ahangaha rero niko Pawulo yavugaga, iyo wageze ku musaraba iby'isi urabizinukwa, iyo wageze ku musaraba kandi iby'isi nabyo ntago bigukurura, nta ya rukuruzi iba igihari yo kugukururira mu by'isi. Nagira ngo rero bene data tuganire kuri iryo jambo. Turumvikana yuko uwageze ku musaraba, murumva ukuntu ahinduka, murumva uko ahinduka icyaremwe gishya, ibitekerezo bya kera bikavamo, imigenzo ya kera ikavaho, kamere za kera zikamuvamo, ibyo yakoraga kera bibi bikamuvamo, ahubwo akagenda akavuka bushya, akavukana indangagaciro za Kristo, kuko nizo dukeneweho nk'abagenzi bajya mu ijuru. Ndabifuriza rero kugira ngo mugere ku musaraba, kubera ko nicyo cyabagirira akamaro, nicyo cyabaha kuvuka ubwa kabiri by'ukuri, hanyuma mukajya mumera nk'ababambwe ku by'isi, nabyo bikamera nk'ibibambwe, tugakomeza urugendo rujya mu ijuru. Uwiteka rero abaha umugisha. Reka wowe wumvishira ijambo dusenganira isengesho. Turagushimye Mwami Imana, tugushimiye yuko utugejejeho ijambo ryawe. Turakwinginga kugira ngo wongerere imbaraga abagushaka n'abakugana, kugira ngo barusheho kugera ku musaraba, kugira ngo barusheho guhinduka, barusheho gupfa ku bya kera, babone ibishyashya muri Kristo Yesu. Girira neza abagushaka bose, girira neza abakugezeho, girira neza abakuvugira, girira neza abatwaye ubutumwa bwawe, kugira ngo bugere kuri benshi muri iki gihe kigoranye, hanyuma benshi babona agakiza, bazabona ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Reka rero mukomeze mukore subscribe, hanyuma ubutumwa bubagereho ku gihe, kandi mubusangize abandi bose, ubutumwa bugere kure kandi benshi bagere kuri Kristo. Imana ibahe umugisha.